ya muri tayari reka dutangire agace ka kane twasize boss yimanukiye urumva bimwe muvuga kwimanukira boss twasize yimanukiye reka dutangire agace ka kane iracyari gangster cyangwa se amabandi nk'ibisanzwe ku bufatanye na Ingwe Media Show ni YouTube channel wasanga tuno dufilime hamwe na discipline Agasobanuye noneho ugahita umenya ngo uraryoherwa byimazeyo reka dutangire agace ka kane ka gangster cyangwa se amabandi nk'ibisanzwe Thomas murabiza karimo cyane uwiswe Sadu akarimo Sadu kuba karimo King Boy ntago wamucikwa ubaye mucitswe ntago wabona imaso Kinca akarimo Eric ndetse na Peace Boy mwenye wacikanye device bimeze bite reka dutangire episode ya kane kuri filime yacu bayise amabandi cyangwa se gangster saa gatatu yari yarangiriye boss yiyizira boss yaraparitse arirukanka the flash agenda gake murumva ariko ntabwo bwamubera mu mashyi aho reka dutangire sasa ni episode ya kane cyangwa se agace ka kane nk'ibisanzwe iracyari gangster cyangwa se amabande hamwe na SAGAMWIZA yajangani boss abanze ari abasore be ahereye kuri King Boy akajya kuri Sadu ndetse na mugenzi we Kinca ari hakurya boss arabakangura boss sasa si technology gusa boss ni bareriyeni simbizi boss bisa nkaho ntago asanzwe yabakozeho barahaguruka n'abasore be kurikira ngaha abacishaho gusa mugenzi akabaraga ntako babahondaguye ibyo munda babivangavanze byivanze kumbanga mugenzi Eric aracyakomeje gutabara nde Peace Boy Katurore icyo atazi atabaye umuntu ufite device iri birahigwa ari nayo yateje uru rugamba rwose mumaze kureba akani agace ka kane nyarukira kuri Ingwe Media Show ukore subscribe turgisi iyi ni filime nyarwanda kuyicikwa ntago uraburi maso kandi ndabizi muri maso nabeshyaye muri maso ndagira ngo mbwira bakugize gutyo mveri karabaza ni bande mwapfuye iki icyo twapfuye se dore icyo twapfuye ni device tangira kumwereka harimo amafoto y'abantu bahemukiwe Eric arabibona aba bose babagize batya iyi device rero ntayihaye polisi ntaba nkusheje arimo aramusobanurira ari kumusobanurira ko nagira ngo dukore tujyane telefone kuri polisi batarica abandi baturage batarahemukira abandi bantu rebe buriya polisi yubaye kuko amakuru nk'ayo rwose bagomba guhita bayahereza kuko ishinzwe umutekano cyangwa bikunda byagukurikiranye cyane kandi biraza kuguhiga biraguhira sha banza nkukubita umwitozo ngo tubone ko tujyana kuri polisi umutekano Eric agiye kumukubita umwitozo banza mutoze fana y'imbunda sasa Eric amutoze igipimo amutoze targeting kurikira filime nabwe ni akani agace ka kane ka gangster cyangwa se amabandi niko gasizoni twatangiye bimeze bite sasa ku bufatanye na Ingwe Media Show ni YouTube channel ugomba kuba wakurikirana neza cyane 5/5 karya show bimeze bite aya bas Eric yashize igikapanga abanza hereze Peace Boy imyitozo irebere dutangira kwitoza mpora anga boss aracyari marandaranda abasore be n'abatimbaguye bazi asore banye muzangaja device yanjye ariko iraboneka tu boss abacishaho n'umujinya mwinshi sha boss yarakaye abicaza mpora debere filime bayise gangster akani agace ka kane mugomba kwireba mpaka irangiye we reke za filime mureya ngaze ngitarangira twe twaje tuje boss anga atangira kugerageza kuvura abasore be rebere boss twabonye afite technology idasanzwe abakontorora buri kimwe cyose we gira gutya
arabahaga gusa sinzi ariko yabafasha bagasubira mu murongo muzima. Rebere filime boss tumeze neza. Boss yarabavuye nta mikino afite ngari muhaguruke rero vuba kubukutano. Sabu na King Boy abanza abahe imyitozo. Urakomesha cyangwa uri murambeshya? Urakomeye boss, ndakomeye wana. Ndabona mumaje koroherwa none ubu ngubu tugiye gufata imyitozo duhita tujya gushaka ya device vuba batarayitanga kuri polisi. Nta gutinda, device tarajya kuri polisi vuba. Aya ni amabandi we, aya ni amabandi. Boss abanze ayakaragemo ayacangemo imyitozo bajye gushaka device taragera kuri polisi. Rebere filime. Boss wambonye ariko gutya mwebwe sha gutya tambuke gutya intambwe bituhindukirana haduye. Dore King Boy hakurya. Boss ndiyo ndahari ntago wansize. Boss hanga arabanza abacanga mu tuntu tw'imyitozo ara boss arabasha zade turune boss arebaho. Basore mwabibonye boss turahari. Reba filime. Iyi ni episode ya 4 turi kureba. Bahise Gangster. Boss toza abasore be. Batangiye kujya muri mood we. Byatangiye bapaca. Batangiye kujya muri mood ashyira hasi dinete. Kunda ngumi. Banza tere pompage. Jya pompage mwabonye basore. Banze mushyira akantu ku kaboko. Banze mushyira akantu. Ni boss. Boss. Ariko ryatiza nyinshi boss. Rebere filime. Nabwo ni akana Agasobanuye. Iyi ni filime nyarwanda. Kurikira filime. Ingwe Media Show ni YouTube channel ugomba kujya ugakora subscribe. Haya basi. Burya tize basore boss abatambukamo. Tize sha dore King Boy. Banze bashyira akantu na Thomas mugenzi wabo. Funga ingumi turebe sha boss turare ko turimo wone Thomas. Dore King Boy nafunga ingumi. Boss tukwataka ari kubyumve. Basore murimo kunje ingumi turebe nawe sha wone King Boy. Boss yabibonye rema arabasuzuma nyataka turebe sha. Squat wabonye ukuntu bakinga shaka do. Gira gutyo ukabaha yaduyi. Boss araberekera. Ari kubacanga mu tuntu tw'imyitozo mparampara. Boss katurore. Thomas nawe King Boy. Mumaze gukomera? Komere byakize. Mwakize cyane boss. Ni ibintu ni wane hanga rwose turuva mu gatuza ari tayari. Noneho ubu ngubu tuvugana tugiye kwiga kuri uriya muntu wabakubise imirwanire yakoresheje. Umenye uburyo ki turamwatakamo. Tekinike za Peace Boy zose bagiye kuziga sasa. Device gusa nabo bagomba gupfa kuko bamenye ari amakuru. N'abatoye ira device turabahitana kuko bamenye amakuru. Yarabajengereje cyane. Urabyumva? Tugiye kubigaho nindangiza dute tureba location kuri satellite. Bite tubataka tubakira device ndetse nabo bakwinjira mu mubare wabagomba kwicwa. Muranyumva neza? Murabyumva nabo turabahitana bamenye amakuru turareba amakuru kuri satellite tumenye location cyangwa se agace baherereyemo. Akantu ndabereka uburyo byagenze. Se turatubireba. Byose bagiye kuba babireba. Ngubu ndakeka dushobora gutangira. Boss sasa agiye gushyiraho imyitozo. Tugaruka hanga Eric aracyarimo aratoza sasa. Eric aracyatoza Peace Boy kandi Peace Boy bagiye kuba bareba kuri satellite bamenya aho aherereye. Nababwiye ni filime iranga irimo technology we. Filime iraha irimo technology ndakakwambura. Mwana uri fit? Uri physically fit? Gutya wowe vuga ngo ndiyo sa arabivuga. Eric nyitozo yarakoze urabona ko ni umusoni. Tangira ngaho kumwerekera. Buri wese afite uri baramutoza. Gutya wowe Peace Boy hanga agakurikiza. Ari tayari
asa boss nubwo ari gutoza abasore be hakurya icyo atazi uwo bagiye guhiga nawe yatojwe we yabaye indwanyi nziza. Kurikira filime Petit frère ndiho ku bwawe. Ndi hano ku bwawe sha. Vana y'imbunda. Hey, arayimutunga sasa. Warebye hakuno? Ahangaha ni isasu risohokera aramwerekera. Aramwereka afata sha. Aha. Sasa reka Peace Boy yitoza gukoresha imbunda turebe. Ni gutya bayifata. Aha, ahangaha ni target. Nawe ni target. Kakanu yukankoma mbona atarishe birabyihebe ko. Birabyemba nabihitanye impereza kano kantu hakiri kare. Cakaratabara. Ako ngako karica kakaratabara ariko reka nze nguhate indi myitozo. Reka nguhate indi myitozo sha. Polisi umutekano. Paka Katurore bafite gahunda kujyana igikoresho kuri polisi kikabacungira umutekano yakanaze hejuru. Bimeze bite? Aracyanimo aramucangamo imyitozo. Kurikira filime. Akanago kajya kagwa hasi sha urabyumva sha. Tugaragara kuri boss. Ndagiza duhite tureba location kuri satellite duhite tubataka tubakira device ndetse nabo bagomba kwinjira mu mubare w'abagomba kwicwa. Nabyumvishe turabahitana. Boss agiye gukoresha technology. Rebere sasa. Boss agiye gukoresha technology tubarebe aho baherereye. Bimeze bite sasa? Rebe. Tugiye guhera kuri uriya muntu ngo ni Peace Boy watwaye device nayo tugiye guhera. Ukoresha cyangwa se karati tumenye uburyo ki bamwige tekinike zose. Urabyumva? None tubirangiza. Turahita tureba location ahantu baherereye. Turareba agace barimo. Tubatake. Tunabice tubake iri. Tubavane mu nzira tubake na device. Menya amakuru. Nta muntu umwe ufite kumenya amakuru. Numvishe. We mubi cyane. Ngo we no umuntu mubi bari kumwe. Bivuze ngo nugukoresha imbaraga zishobora. Bivuze ngo turakoresha imbaraga nyinshi cyane. Peace Boy yamuhitanye. Murabyumva neza? Murabyumva? Okay. Sawa. Ubu tayari tugiye gukoresha amasatelite kugira ngo ibyo byose tubashe kuba nababwiye ni boss afite technology yagiye kureba aho amenye baherereye. Sawa boss. Thomas uranyumva? Cyane boss. Ndakeka dushobora kwifashisha izo satellite tugatangira. Buretse ure boss afite technology. Noneho kubanza nzane screen tugiye kureberaho ayo makuru yose. Agiye kuzana screen, flat screen. Imwe twarebye areberaho amakuru. Arazuminga. Araka. Kwitegereza. Ira televiziyo murimo murareba hari imbere sasa barimo barabibona yabishyize imbere babo. Uburyo irakungufu imeze. Tugiye kwiga tekinike. Ndetse na mukuru we ibyo akora amakuru ye yose. Harane no turarebera aho baherereye. Niho tugiye kurebera aho baherereye sasa. Ese barabibona cyangwa ntago babibona? Reka tubone muri episode ya 5 nta gucikwa. Ese bose nkuko abibabwiye barabona tekinike n'agace baherereyemo. Nta kundi amatsiko ufite arashira utarebye agace ka 5. Ciao ciao.